papa aka kanya akazi kakubanye kenshi kandi hari igihe wayiririraga kanwa wantabara nzagukorera. Ibuka amasezerano wahaye Imana. Mama ibuka bajene mwibuka Imana yabakuye. Wari mayibobo nkanje nta cyerekezo cy'ubuzima ufite, none uyu munsi uribagiwe sha. None uyu munsi uribagiwe. Wibagiwe yagutabaye so yakutaye. Wibagiwe yagutabaye mama wawe yakwihakanye. Aho mama n'ababyeyi bari bananiwe yarahabaye iragufata, none uhindutse umuntu. None aka kanya urayibagiwe. Reka ngusabe iki kintu rino joro, ongera utekereze ubuka Imana yakoze ku buzima bwawe. Ntiwari uzi ko uzavamo umugabo ubayemo uyu munsi, ariko uyu munsi uyiteye umugongo. Bari kuguha agaciro mu muryango, hari igihe bigeze bakubwira ngo uzatumarira iki. Uyu munsi ubaye umugore udasanzwe mu gihugu, position nziza n'ibindi, ako nagira nkwibutse. Munsi ubaye umusore mwiza warakuriye mu cyaro nta fitiri ufite, ugeze i Kigali benshi ejo bundi, ariko niki kiguteye kwibagirwa? Mwuka Imana yambwiye ngo mugaruke ku rukundo rwanyu rwa mbere. Come back church to the first love.